What are you doing now? What are you doing? Huh? Muko mwamuri muki. Mwamuri veye kuma mwaje mu masomo. Amasomo? It's a big problem for you. Ibyo muba muri mu gukora ni ibiki? Ubu muba mwaje mu masomo? Tacha nawe neza rwose nawe masomo tuba twayashoje nyine. It is a big problem for you. Icyo ni ikibazo gikomeye kuri mwe. Siti ikintu gikomeye kiri he? Ko Jackson. Ubushize twakubwiye iki? Oya, telefe mwavuganye iki? Nabwo twarahuye. Animateri muvugana ngiki? Uhuye na telefe, uhuye na animateri, uhuye na animatrice, ariko igihe wihungikanye happy buri munsi uko nje muri karase gutanga amasomo nkasanga uri kumwe na happy. Wa muri mu bitinde tuba twayishoje. Ntabwo mwajugunya amakaye. Tujya tuba twayishoje. Mwayishoje? Ubu ngubu umuntu abahaye kati mwayikora. Abandi bana bari gucirika Bible. Pastor barakubwira uzafatwa. Kugira shi. Shashe mwe na mumsaba nako. Ese waramubuze cyangwa ni byo kwiri gusenga. Ese uri gusenga Imana iragusubiza. Shashe Imana izanza. Ego kwa Mana. Nano kwiri kumupfukamira amabwira yakubutse yabaye nk'ayike. Fasha. Kinakino wakora Imana itagize. Ubwo nubona nawe rero narwana nkunda. Ese utanancoye ntabwo ashobora n'uruha. Ese kugira isoni narwana areba abantu. Ndetse ko genda ibyo kuvugana kandi Nyine vuga unatureba, nyine hindukira ufunze Bible tubanze tuvugane none ubu ukomeze gusoma twasoje. None yadutunguye. None kuki mutumva yuko mugomba gutungurwa? Umwe muri gukora etide nk'abandi banyeshuri ku mudepate ya Petro bose bamwimereye tunyugunyugu mu buyaga. Ubu mwumva rwose urukundo rwarapafominze. Mukumva ubuzima ari ubu. Ari byiza biba ari ubucabana. Reka mbinge mbagira inama. Kuko tutumenya urisengo. Mbagira inama. Nshabuze shiri. Nuko njye navuze shiri. Byashoboka kuko ngaho ibaze nk'ikibazo muba mumva. Ubaye ufite shiri ntabwo ibaze nk'ikibazo nkawe umuntu w'umunyeshuri waje kwiga nawe nk'umuntu w'umusore ababyeyi batumye ku ishuri ngo muri interina namwe rwose mwararyohewe muri Sweetable ibintu byabaye uburyohe ngo mwaje kwiga kandi muri mu cyumagiro. Ubwo uzabona buruse nawe umuntu ukomeye nk'abandi. Ibyo bintu byanyu mwirirwamo. Byashushu sheri ati aho ndabizi aho tubombo ngaho tuki. Ndabizi gatimere Iyi dictionnaire rwayise. Ubu ngubajije ijambo hano waritsobanurira. Waritsobanurira. Warireba ariko ntabwo wabuze no gusobanura kwacyo. Aho kugira ngo mwe musoma ibintu nk'ibi biba biri muri dictionnaire ngo musome musobanukirwe ahubwo muri mu bintu byanyu byaho ngaho muri mu bintu by'inkungu by'amasomo bivuyeho tujya mu zindi activite zayo. Bari ufunze Bible gato. Twanyazere kandi umurongo. Vuga Bible. Uza genza uhuye. Ntabwo musenga. Turasenga ariko ibintu byo kwiga Bible. Imana ntabwo ipfira kuri Bible. Wowe murongo
mfata wuzi babarira wenyesha umutwe ngo wowe reka mubwire kandize uretse kuba pasiteri gatoya reka kuba pasiteri cyane urabyumva koko mfashe wamubwiriye pasiteri se yasizwe amavuta yamuhamagara amazina arya ngo witwa Zobera muri ibi tuva mwana hano muri kigera ngo turi kuri cyakira bya papa na mama gusenga nese arahimana itumvira turi kugenda twasenze twaje dusenga bari n'amavuta twanye twasenga rero jewe ndagiye ariko jemwe umurezi wanyu murabizi ndica muri karase nititireri wanyu kuri ibi hano nkora mbaha murabizi ariko muba mushaka guhora mubisubiramo ariko noneho buriya nimukomeza ibyo ngibyo mu kanya animateri akabasanga ahangaha arabohereza arabaharambuye ni infinitifu nta nubwo nzi ko muzagaruka muri iki gihe nagira ngo nyine tubanze dusenge bene data muve no mu buyobe nsigaye mbona mufite ubuyobe buri kanya muranyurana hano n'abahungu n'abandi bahungu ese ugira ngo twigendane nitwigendana ahubwo nawe nyine barasenga se barasenga turasenga umva reka mubwire ahubwo wewe nyine buretse gukomeza usoma bayibodere n'irunguru baryakusha wicaye ahangaha si uhagaze ahangaha ntabwo urambirwa nyine ugire ko kwigunga uze tugende nawe tujye gutembera tugende tujye gucinganya ahantu hose tugende nk'uko nyine ubona tuba turi ntabwo tunywa inzoga ntabwo tuzatunywa inzoga humura uri kumva noneho tugendane tugende twiganirira uze jya ufata time yo gusenga umaze kwirwa muri babu usuzura ugira ngo ntiwaza asaba okay uzajya usoma nitujye kurya ujye kurya nitujye muri dom ujye dom nitujye kwiga ujye kwiga kise ibintu byose ubona papa na mama bese azagukubita ntabwo ujye wiga kagiye nigende nta kibazo ugiye umva mbagira inama nka barumuna banje nk'umuntu nanjye nize nkamwe ariko ibyo muba mukora ntabwo nigeze mbikora kandi byatumye mba umuntu dore ndakorera leta ndahembwa nta kibazo namwe rero kugira ngo muzagere kuri iyi revo tuba turi uko mugomba gukora cyane ibyo bintu byanyu by'intwaro abatica nawe uzabikoreho ubu bayi urakoze biriya bintu abayivugisha abona bizashoboka se turabona hari umugore wamwemera akantu avuze nanjye ndakumva bakoze animateri adusanze akwiriye nyine tukugira inama nyine gabanya ibyo gabanya ibyo byo gusoma wiga utajya utiga ese bwo binyuze niba bakushaka yabye kandi ngewe baranambwiye ngo wanjye bwakwirirwa si yo mpano usenga ku kitagusubiza ngo iguhe inama uzana sibi reka mfite isezerano ry'Imana iryo sezerano riraye rigenda rikaraba upfa ukareba upfa araribonye gusa nyine wowe twumva sigara ubitekerezaho uri kumva sigara ubitekerezaho uze kubona ansa uze kuza kubitubwira turajya mu kanya nabwo turazi no guhurira wenda muri refe Imana niba kugira iyo Imana yawe ukaza nta kibazo turaza guhura ngaho sawa twigendera mbega abanyeshuri abashaka kungusha mu byaha gusa bankura mu byizere bakomeze mu yanjye gusoma Bibiliya Imana izahindura amateka nzaba uwa mbere Imana se nibona ko mvunika nsoma ibyaha mwakwiza gukizwa koko mukajya musenga reka mbihorere muzashye ubundi karaga ngo mparazanye kuze ese si ubucuti gusa ko nakubwiye ko nta kintu ntagukorera nise ko ndeba umva rumbanza mukuru
kariya gahungu ugenda ashaka ko kumutandukana ariko nta n'ubucuti busanzwe nta kintu ntagukorera ikintu tuvugana urumva umva mbanza umubwire hanyuma ati nta kintu tuvugana hari ikintu wambura ntacyo buri gihe singuha amafaranga mbwira uko sinakubwiye ko nzagutwara tukamaraho icyuma ariko nta kintu tuvugana nuko ni ubucuti busanzwe nk'uko yaza akansobanurira nta minsi ubundi se nzakubwira ko bwageze erega nubwo nanjye Ubu se simbyemera. nubwo nanjye ndani materi mfite umutima ukunda ngenda byumva ariko nanjye ndabyemera mfite umutima ukunda wakunda se ni ikosa